Turagarutse ni muri Click Rwanda nk'uko mubizi website ifasha abantu bafite business kugura, kugurisha, ikaba yagufasha no kwamamaza ibintu bitandukanye, so ushobora gufungura shop yawe online, bikagufasha kwiyongera k'umubare w'abakiriya bakugana. So reka tubaze uyu muntu ufite business, uko umuturanyi we byamugendekeye, wajya guhora wibaza impamvu afite abakiriya benshi kandi we akaba atabafite. Byagenze gute? Sasa za muturanyi za muturanyi yagerageje ari byataye noneho ibaze ko yaraga yibaza ko wari ugira abakiriya ukoresha iriya bana nyine nkabona byamutangaje ahubwo ati rero hano se ntabwo yamenye ibanga ryo gukorana na Click Rwanda. Click.com ni website ifasha abacuruzi kugira ngo babashe gucuruza online. Kuko nandi kumubwira ndetse wagize ngo uzicara mu iduka yawe abakiriya ntabwo bazazanye igitangaza ngo bave mu ijuru baze kwikubita wapi. So igihe tugezemo nicyo kugira ngo ducuruze online. Kuko ifite physical shop kugena online shop biragufasha cyane kubona abakiriya mu gihe gitoya. Yes. So wowe wamaze kumenya ibanga rya Click Rwanda, ni icyo watangariza abandi bantu bafite business batarayimenya? Icyo natangariza abana Click Rwanda, njyewe natangiye curuza utuntu dukeya, ducuruza ibintu bikeya tukabipostinga tukabona abakiriya birakuze. Ntangira kujya yitaba telefone buri kanya kandi ibintu nta muntu ajya gumpamagara, ndavuga nise abantu bikanze mbona no ko ndi umukire kubera bahamagara buri kanya bagati ati nangaye nkajya buri kanya nkajya mbona phone iri kuvibwe nkabona avuga ati wa Click Rwanda hagati bya bintu birakora. Yes. So rero niba uri umucuruzi cyangwa se niba ufite business, ni byiza gukorana na Click Rwanda kuko iyo ufunguye shop online ugiye kuri website ya clickrwanda.com ubona ahantu listing ibicuruzwa byawe ubundi ukabona handitse ngo open shop. Umaze gufungura shop biragufasha kuko bituma abantu batandukanye bigera ku bantu mu gihe gitoya. Kuko nk'uko ubizi nawe isi turimo ni ya digital, abantu benshi bakoresha internet, abantu barahuze, nta muntu ukibona umwanya wo kujya gushopinga ahantu. Abantu benshi byaroroshye ubu ngubu ufata laptop yawe kandi ukabahamagara cyangwa ugasacinga ibintu byose ushaka bagakora delivery. Rero Click Rwanda nshishikariza abantu bose kuba bakorana nayo. So umuntu rero ufite business utaramenya website ya Click Rwanda, nakubwira ngo waracikamo. Yaracikanye rwose. So mugane Click Rwanda ibafashe kongera umubare w'ababagana. Naho utaha, murakoze cyane.